Okay, murakaza neza kuri YouTube channel yanyu Nira, nk'uko mubizi. Gusa uyu munsi mbazaniye indi nkuru nziza yerekeye na Pasika, uko abantu benshi bakora imigenzo yo kwizihiza umunsi wa Pasika. Gusa ndizihiza benshi Pasika nziza. Icyo ngusaba nta kindi rero, kora subscribe nimba waranayikoze, urekeraho, ndagushimiye. Okay, reka rero dutangire muri make make. Ni kenshi wagiye wumva abantu benshi bavuga ati hari abantu bababazwa bagaterwa imisumari, bakikorera imiti biremereye cyane byo imisaraba, kugira ngo bizihize neza babashe kunyura mu buzima nk'ubwo Yesu yanyuzemo mu gihe yabambwaga ku musaraba. Ibi bintu kuko nanjye nabanje kubipinga ngo nta kuntu umuntu watuma mutera umusumari, gusa ibi bintu nibyo. Reka dutangire gutya rero. Hari abantu bamwe usanga mu gihe cya Pasika, cyane cyane ku munsi witwa Good Fridays, ku wa gatanu mutagatifu, bashaka kugaragaza kumvikana ko bifatanyije n'umubabaro Yesu yanyuzemo ubwo yabambwaga ku musaraba. Muri ibyo bikorwa hari n'ubwo usanga bishyiramo imisumari cyangwa bakiyemeza kunyura mu buryo bugaragara nk'umubabare nk'ubwo Yesu yanyuzemo. Uru ni urugero rwiza rufatika rubaho cyane cyane mu gihugu cya Philippines. Inkuru y'ukuri ibera muri Philippines rero ni iyi. Mu mujyi witwa San Fernando muri Philippines, buri mwaka ku munsi wa Good Fridays hari abantu bahitamo kwifata nk'uko Yesu yafashwe. Abagabo bamwe bambara nk'uko Yesu yambaye ubwo yajyaga kubambwa, abandi bakikorera imisaraba iremereye cyane bakayitwara ahantu hanini mu mujyi. Hari n'abandi cyane cyane bamwe bita penitents, abicuza, bishyira ku musaraba rwose bagafungirwa amaboko n'amaguru n'imisumari nyirizina. Ubwo ni imisumari y'icyuma. Impamvu babikora ni iyihe rero? Ibyaha byabo. Abenshi babikora mu rwego rwo kwicuza ibyaha byabo. Hari abavuga ko babikoze nk'uburyo bwo gusaba imbabazi Imana kubera ibibi bakoze. Abandi babikora nk'umurage cyangwa umuhigo baba barakoze, bavuga ko basabye Imana ikintu runaka, nko gukira indwara, kubona akazi, kugira amahoro mu muryango. Noneho igihe babibonye bakabikora nk'uko bari barasezeranye. Hari n'ababikora gusa nk'icyemezo cyo kwemera gukomeye, bagira bati Yezu yarababaye, natwe turababarana nawe. Ese ni ngombwa kubikora? Kiliziya Katolike cyane cyane muri Philippines ntabwo ishyigikira ibyo bikorwa byo kwitera imisumari cyangwa kwiyicisha ibibabaza cyane. Nubwo itabibabuza ku ngufu, irabiburira kuko bishobora guteza ingorane z'ubuzima. Ndetse si cyo gisabwa n'Imana ngo umuntu yerekane ko yayimenye cyangwa yayemeye. Mu by'ukuri icyo Pasika isaba ni ugutekereza ku rukundo Yesu yakunze abantu, uburyo yitanze ku byaha byacu, no gukomeza kwizera ko yapfuye ariko akazuka. Icy'ingenzi ni ukwicuza, gusenga, gukunda abandi nk'uko Yesu yabidushyizeho nk'itegeko rishya. Inkuru yanjye nahanganye ishoreje rero. Nawe ndakeka kuri kubona kuri aya mafoto muri Philippines cyane cyane by'umwihariko nicyo gihugu cyakunzwe kuvuga cyane. Baragenda bakabatera imisumari bakabamanika kuri uri kwira ku misaraba. Hari ibyo bari gusaba. Icyo ngusaba nta kindi ugire ku yandi no ku zindi mbuga nkoranyambaga, ugende urebe usacinge urabibona. Ciao ciao.